Amahoro y'Imana bakunze ubuzima n'Imana yabuduhaye nongeye kubasuhuza ngewe nitwa Jeanne d'Arc Musasanguhe mutarambirwa mu kwigisha iby'ubuzima no gutangariza ibyiza byo kwita ku buzima ku bantu benshi bikeneye babyifuza nkuko twibwe twabashe kubona tubasha kugera ku bantu benshi bakeneye uko kwitabwaho ku buzima kandi barwaye tukabafasha bikagenda neza. Niko kazi kacu ka buri munsi, niyemeje rero kubisangiza abandi bantu kugira ngo bamenye niki nakora kugira ngo nirwaneho ubuzima bwanjye. Umuntu umwe rero arambaza nanywa amazi angana iki kugira ngo intibiro. Ikintu cy'amazi nabonye ari ikintu cyihutirwa kugira ngo tukivugeho tukibwira abantu, kubera ko abantu bose usanga icupa ringana gute, amaritiro 2, amaritiro 3, amazi turanywa amazi angana iki. Ese ubundi amazi ni iki deja? Icyo kintu ni ikibazo abantu batabasha gusobanukirwaho, ugasanga umuntu wese yiteretse icupa ry'amazi, yarabyutse mu gitondo anywa amazi, uko umaze kuyanywa ni kujya muri toilette. Nanjye byambayeho, abantu bambwiye bati rero umubyibuho rero kwishe nywa amazi dore wongeye wabaye munini. Nicyo kintu abantu bose babaga bambwira, nywa amazi. Kugeza aho nabonye nyine nkajya mfata akabido k'amaritiro 5 tukayasangira nabo mu rugo, tugateka amazi tukanywa amazi buzi. Ese ubundi bwo kuko ayo mazi unywa ukajya kwihagarika agahita acaho ayandi yaciye, niyo mazi tuvuga, niyo mazi dukeneye koko yo kujyana mu musarani. Ikintu gitangaje no kuko amazi ugenda kuyihagarika hajyana n'ibindi bintu dukeneye, aragenda akadiriwa bimwe mu bikenewe bifata amagufa bifasha umubiri wacu akabijyana muri toilette, ugasanga tubuze iby'amazi. Niho usanga abantu benshi ubu ngubu noneho bageze mu byo kugera kunywa inkari zabo. Ese naho ngaho wifuza kugera aho uzajya unywa amazi y'inkari zawe, donc amazi kubera ko ajyana na minero wari ukeneye noneho zikagenda mu nkari. Iyo yanyweye rero benshi bapfurizaho gukira, ariko ikibazo si uko ayo mazi agukijije, si uko izo nkari arizo zagukijije, ahubwo ni ibyajyanye n'ayo mazi, kubera ko wanyweye menshi arengeje urugero akujyanira n'ibyo umubiri wari ukeneye. Abandi bazikoresha mu guhinga, bakagenda bakazisuka mu mirima akazamura ibimera, kubera ko nyine ziba zajyanye ibikenewe mu mubiri. Ariko tunyweye amazi umubiri wacu ukeneye ubashije gufata, ariko urugero ni ukuvuga ngo ibintu byiza byose nubwo byaba ari byiza birengeje rute, ikirengeje urugero cyose kigira ingaruka zacyo, kigira ibibazo gitera. Ngibyo rero ngiye kubaganiriza uyu munsi. Amazi, icyayi tunywa n'amazi, ikafe tunywa n'amazi, isupu tunywa n'amazi, yewe kugenda ukageza ku nyama, ku mboga turya. Niba urya imboga zikiri nzima amazi arimo. Ni ukuvuga ngo rero arya amaritiro 2 kugeza kuri 3, kuko ntabwo twese dukenera amazi amwe, ntabwo turi abantu bamwe. Ayo mazi yose ubariramo n'aya masupu, ubariramo n'ay'icyayi, ubariramo n'ayandi yose, kubera ko amazi ayo nyweye mu isupu barimo, ndetse harimo n'ibintu byinshi cyane, kuko harimo imboga, ziriya mboga ibyasigayemo, kubera ko iyo watetse n'ubundi hari byaba byagiye, nabyo urabifata ukawufasha amazi na meza, nayo ni amazi meza. Ayo mu cyayi cyane cyane icy'ama infusion ni amazi meza cyane, kubera ko afite byinshi akorera ubuzima. Ayo tunywa ayo turya mu biryo nayo ni amazi, kubera ko mu mboga ziba zirimo, tugereranye nk'ishu usanga yifitemo amazi kuzageza ku kigero cya 80 kuzamura. Ndetse icyo bita watermelon, imboga za watermelon zifite zo 99% by'amazi. Ayo ni amazi. Mu nanasi, mu bintu byose turya bifite ubuzima usanga dufitemo amazi. Ariko twajya kunywa amazi ugasanga tunyweye amaritiro 2. Ibyo ngibyo bigagufasha kwihagarika inshuro nyinshi mu buzima. None wamara kwihagarika inshuro nyinshi mu buzima, ikintu gikurikiraho ni iki? Utangira kuribwa umute, utangira kurirwa no mu ngingo, kubera ko hari ibyagiye wari ukeneye muri ya mazi. Ni ukuvuga ngo rero amazi ni meza, kuyafata ugomba kuyafata bigereranije n'uko uyakeneye.
uko byagenda kose amazi iyo umubiri yakeneye urabikubwira uti nkeneye amazi. Aho ngaho rero niho ugomba gufata amazi. Gusa ikibazo ku bantu bafite imyaka 40 kuzamura usanga atamenya ngo ni amazi nkeneye cyangwa ni inzara. Biba byiza rero ku bantu bafite imyaka iri aho ngaho hejuru ndetse n'abandi bose bahita ku buzima bwabo ku buryo bukomeye, kubanza niba wumvishije inzara ukabanza ugafata amazi, ikirahure cy'amazi, ugategereza iminota 30. Niba yanzara ikiri hari ni ukuvuga ko iyo nzara igihari. Wabanza wenda ugafata na kafe, icyayi, wafata kafe, wafata amazi mu gihe wumvishije inzara. Igihe cyose wumvishije inzara ntukihutire gufata ibyo kurya, aho ujye wihutira gufata icyo kunywa kugira ngo ubanze umenye neza ni inzara mfite cyangwa ni inyota. Kuko mu byo tunywa akenshi bitarimo amasukari usanga bidufitiye akamaro cyane cyane karengeje kurusha ibyo kurya. Ibyo kurya ibi usanga atari ibiryo tugomba kurya ku munsi. Abantu benshi barabirenza kuko dukomeza kurya isahani ingana nk'iy'umuntu wahingaga wa kera, kandi tudakora nk'abantu ba kera. Niba tudakora nk'abantu ba kera twakagombye kwadabuta isahani tugakora isahani ingana nk'iy'umuntu ukora, umuntu udafite akazi kenshi. Tuvuga adafite akazi kenshi nk'ako mu murima harimo akazi kenshi, tubyemere. Nibyo navugagaho. Ni ukuvuga ngo rero nagira ngo ku kintu cy'amazi tukivugeho. Ese byangiraho ingaruka nyweye amazi menshi? Cyane. Iyo unyweye amazi menshi bigira ingaruka ku buzima. Ndetse hari umuntu umwe muri Amerika, murebe muri Google mutape, hari umuntu wishwe n'amazi yanyweye n'umwe. Ni ukuvuga ngo bishobora kukubaho. Iyo unyweye amazi menshi rero ikintu kikubaho, uribwa umutwe, unanirwa kubasha gukurikira neza. Ni ukuvuga ngo niba ugiye ahantu mu nama cyangwa ugiye no mu isengesho usanga udafite ubugingo bwo gukurikira. Ikindi ni ukuvuga ko ubura amaminero agombera mu mubiri kubera ko amazi akunkumura ibyo byose. Ikindi, amazi yatangiye kuba menshi mu mubiri hari igihe atangira kwireka mu mubiri, ugasanga agiye mu bice by'umubiri kubera ko yabuze ahakwirwa, yabaye menshi. Noneho ugatangira kubyimbirwa. Nukora ku mubiri wawe ugakanda n'igikumwe ukabona hasigaye icyobo ntari kuzamuka. Ni ukuvuga ngo amazi yakubanyemo menshi. Icyo kibazo kikubayeho rero wabigenza ute? Icyo kibazo kibaye ukajya ukanda umubiri ugasanga amazi yabaye menshi, ni ngombwa ko noneho y'amazi ukoresha ubundi buryo bw'amazi yandi ariko arimo ibituma ayo mazi azasohoka. Ni ukuvuga ngo uzafata indimu, ufate na seleri, ushyushye amazi usukemo, upfundikire, nibimara iminota 10 ugenda unywa y'amazi umunsi. Unywa amazi angana n'ibikombe 3 ku munsi, azagufasha gusohora y'amazi yagiye yireka mu ngingo. Ni ukuvuga ngo rero amazi arimo seleri, amazi arimo karafu, cru de girofle, ni amazi ashobora kugufasha neza ukura amazi yamaze kwinjira mu ruhu yatangiye kubyimbirwa. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cy'amazi mukitondere mw'abantu mwe, ntago amazi ari meza tuyanywa mu buryo butari ngombwa. N'icyayi n'amazi, n'isupu n'amazi, yewe kugera no ku nyama iyo wayitetse neza ibirimo amazi. Amazi rero ni ikintu icyo ari cyo cyose turya. Ngewe uri kubabwira hano amazi rwose, amazi buzi, yewe ntabwo njya ndenza ibirahure 2 ku munsi, sindabirenza, sinabirariraho. Kandi ntago ndumva mu mutima wanjye umbwira ngo ntago wanyweye amazi, nta nubwo uruhu rwanjye rubimbwira, nta n'ikindi kimbwira yuko ntanyweye amazi. Ndetse n'ibiri amahire narabyize, bambwiye ko amazi ni icyo ari cyo cyose kiri liquide, kitari fanta ariko kitari ibyeri, kitari ibindi biyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo amazi ni isupu. Ibyo turya bizima byavuye mu murima, bitavuye ahantu runaka, ibirayi, imiceri,
ahantu hose harimo amazi, mu mboga, mu nyama, mu biki byose usanga mu byo turya harimo amazi. Ya mazi rero yo mu mboga no mu biki yose na isupu yose iyo yabariyemo nsanga ya mazi litiro nayanyweye, kuko niba nabyutse mu gitondo nkanywa umutoba w'imboga igikombe deja maze kunywa 1/4 cya litiro, noneho nkaza kunywa akafe 3 deja maze kugeza hafi litiro, nagira nimugoroba nkaza kunywa isupu n'ibyo kurya amalitiro 2 aba yuzuye. Nta kindi kibazo cy'amazi ndi bugire, naba nemeranywa n'umutima wanjye ko nta kibazo cy'amazi kiri bubeho, kurusha ko najya kuyanywa kambomo menshi. Nibazo duhura nabyo mu kazi, ugasanga tugiye kwirirwa dupima inkari z'umuntu n'amazi yanyoye kugira ngo tukire ku rugero tumenye amazi yanyoye angana ate, yagize gute. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ukeneye kujya gushaka kugera aho babanza kujya bakurebera ibyo unywa n'ibyo urya. Wowe ubwawe wenyine umubiri uranavugura, byumva ukumva ko ufite inyota. Mu gihe wumvishije ko ufite inyota, unywa amazi. Ku bantu bafite imyaka ikuzeho gakeya, mu gihe ugize inzara, hari igihe utamenya ko ari inzara cyangwa ari inyota, ukabanza ukanywa amazi mbere yo kugira ngo ubone icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo iyo ngize inzara ndabanza nkanywa. Iminota 3 iyo yanzara igihari ndarya, iyo yanzara itagihari ntago ndya. Ntabwo ari byiza kurya udashonje, kubera ko nta n'ahantu henshi dufite tubikoresha. Dukora akazi katakigombera izo ngufu zose z'ibyo biryo byose. Niyo mpamvu usanga tubyibuha, imibiri yaratunaniye, nuko turi kurya ibiryo birengeje ubushobozi tugira. Bivuga uko ushaka, ariko umuntu umwe yarambwiye numva turabyemera mu 100%. Ushobora kurya ntubyibuhe, ariko ntushobora kubyibuha utariye. Eske turabyemeranwaho? Niba hari utabyumvishije nkanjye mbabarire, ariko nge ndumva ko ari ukuri kwa nyako, kukuri nyako. Nuko rero murakoze cyane, muryoherwe. Ababyumvishije nshima Imana, abatabasha kubyumva muri commentaire twabiganiraho. Nta hame mfite, ntaki, ni ukuri kwanjye, niko mbyumva, niko numva ibintu. Mugira amahoro, murakarama, Imana ibahe ibyiza byose bibagabire, ndabibasabiye. Imana ishimwe, murakoze.